Ndagushimiye bikomeye sasa rero mu by'ukuri dufite inshuti yacu yitwa Mutoni yongeye kubaza ikibazo kizarabaza ati kuki izi telefone za Samsung Galaxy A03 ko warazikunda kwibana no kwikoresha biba byatewe n'iki kandi mu by'ukuri nyinshi ko zikunda kubikora. Sasa bikwe iki ni ikibazo cy'ingenzi rwose kandi abantu benshi bafite. Sasa ndiko rero Samsung Galaxy Core birumvikana rero byaba uko byasa kose burya ni telefoni abantu benshi bafite ariko burya abenshi bakeneye gusobanukirwa imikorere n'impamvu zitera ibi byose. Sasa mukuru rero ndeka musobanurire neza impamvu nyamukuru zituma iyi telefoni yikoresha yani magambo rero cyangwa se ikazana ibindi bibazo. Icyambere harimo ubushobozi bwayo kuko ubushobozi bwayo burya ni buke cyane ifite low end spaces. No kuvuga ngo rero Samsung Galaxy A03 ko ifite RAM ya 2GB kagira ROM ya 32 GB ikagira processor ya Unisonic SS 98,963A. No kuvuga ngo ibisobanuro ko nyine niba nyine ukoresha apps nyinshi cyangwa se ziremereye nka TikTok, YouTube, Facebook bishobora gutuma system irengerwa cyangwa kagenda ikora nabi bigatuma rero yikoresha cyangwa se ikaba nyine yagira yakwitwara nabi cyangwa sigakoreshwa igakora ibintu nabi. Ikindi harimo n'ubushyuhe bwinshi burya cyo bita overheating. No kuvuga ngo rero iyo telefone ishyushye cyane rero gukoresha igihe kinini nyine harimo gukoresha igihe kinini kwishyira ku zuba gukoresha apps ziremereye ibyo bishobora gutuma system yisubiraho cyase igenda yisubiramo bigatuma rero system ubwayo ishobora gukora icyo bita restart. Harimo namwe mu telefone yirestartinga yabinana ukabona ise restartinga kugira ngo yikingire. Ibi nabyo rero harimo amatelefone meje agenda bikora kandi ibyo byose bikagera bidirute. Iki harimo n'ikintu bita bugs cyangwa se amakosa nyine muri system software bugs. No kuvuga ngo iyi telefone rero ikoresha Android Go edition ariyo nyine version yoroheje ya Android igenewe a telefone zifite ubushobozi buke. Iyi system rero ishobora nyine kugira amakosa atuma nyine yikoresha nyine cyangwa se ikazana ibindi bibazo bindi bitandukanye iyo rero utayikoreye update cyangwa se apps zikaba rero zitajyanye na system yayo nyine bigira ingaruka ku mikorere yayo. Uri kumva impamvu. Ikindi kiza ku mwanya wa kare rero harimo burya n'ubiko storage bwinshi bwuzuye. Burya rero iyo memory ya telefone yuzuye cyangwa se itangira rero kugenda buhoro buhoro igafunga rero zimwe muri applications ndetse rimwe na rimwe igafunga system yose ikigira ite restarting. Hari nubwo rero burya bituma nyine touch screen ikora nabi ikikoresha cyangwa se ikitwara nkaho umuntu ayikandagiye yani magambo kagira ngo umuntu ayikandagiye ariko urva ko byaturutse aho hose. Ikindi kiza ku mwanya wa gatanu ari ikintu bita ni ghost touches cyangwa se kwikoresha nyine ibi rero ni ibintu nyine bimenyerewe cyane kuri Samsung Galaxy A03 Core bitewe n'impamvu ayo bita screen protector mbi cyangwa se yishyizemo nyine. Ikindi akazamo ikoranabuhanga rya touch screen rifite nyine ikibazo cya overheating software bugs bishobora nyine gutuma nyine ikora nkaho wakandagiye. Hakuri kumva hano telefone igakora nkaho igeze ikandagiwe iri ku munigo ariko bumva zaza rero mu by'ukuri. Ikindi kiza burya ni inama za gufasha nyamuriko bikosora. Icyambere siba apps nyinshi nyine cyangwa se ziremereye reba muri settings storage uko bihagaze siba rero ibyo udakoresha. Ikindi kiza kumenya kabiri kora update ya system ijya muri settings software update reba niba nyine hari version nshyashya. Ikindi koresha right apps Facebook Lights, Messenger Lights, YouTube iri kuri standard ntoya zifata nyine RAM nkeya kugira ngo zibashe kuraninga zikore neza. Ikindi ihindura nyine screen protector yawe cyangwa se ugene nyirigire ibintu byo gutuma yirinda. Ikindi hari izituma zikoresha iyo system ye cyangwa se ibiki byose nyine zitameze neza. Ibyo byose rero wumva ko nabyo ni ikindi harimo kora factory reset. Niba rero bikomeje kwanga banza ukore backup y'amakuru yawe nyine hanyuma ujye muri setting kandi general management reset
tukanda factory data receipt, byose bizajya nigufasha kugira ngo urebe ko hari icyo byagufasha. Ikindi rero ushaka ko iyi telefone rero ukomeza kujya nikoresha neza, umvishe ko urya telefone ifite ubushobozi bukeya, ntago ari byiza kwiheshyiramo ibintu byinshi, kandi burya ntago bituma nyiri telefone iba nziza, ahubwo bishobora gutuma telefone yakubera mbi. Ntago ari byiza rero kugira ute kuyuzuza. Ikindi gerageza usigemo espace nini cyane kugira ngo telefone ibashe gukora neza. Ikindi updating akenshi gashoboka ko nabyo hari igihe bijya bituma iyi telefone ishobora kwibana. So ndumva rero wari wabajije ikibazo rero arashubijwe amenye n'impamvu. Nyamarika mujye mutubaza ibibazo, ariko mujye mutubaza ibibazo byinshi, turahari ku bwanyu kugira tujye tubafasha kubasubiriza ibibazo byinshi bitandukanye mwibaza. Nta mpamvu zo kujya wihererana ibibazo cyangwa se wihererana ibibazo bitandukanye ufite kandi wabitubaza tukabigusubiriza. Tubaza, turahari rwose, turabawe, nta mpamvu zo kujya kubyihererana. Ndabashimiye rero, naho utaha.